Agura bimenya se sha wapi byaciye mu man. Ubwo rwose gukora dore company yateye imbere ubwo sigende mu bantu bakomeye nk'abandi bose. Reka nakira umukiriya. Muze mwana mse. Urabasha? Uramuraza. Makuru yanyu. Makuru ni meza. Ni wowe ukorana n'umuhungu wawe? Kambanda? Yes, Kambanda. Nibeshye rwose ni njyewe. Okay. None nje gukurikirana iby'imitungo yasize kuko aho hari ndahazi ndashaka kugira ngo menye neza uko ukubijera. Murakoze kugera hangaha ariko nekereza ko ibyo bintu nonaha atarimwe nakabaye maraporo ahubwo Kambanda no bikurikirana nge nemereza na. Oya ngomba kubikurikirana kuko n'umuhungu wanjye. N'umuhungu wanjye kuko n'umugore wiwe nta byara ngomba kubikurikirana ikintu k'ikindi. Ahubwo kubera ko muzereka mbabwire ubwo n'ubuteka mutwe kura uriya musore kwanza n'umugabo afite umugore basezeranye n'amategeko. Oya uriya mugore utabyara nta cyavuze iwacu. Ngomba gukurikirana imitungo y'umuhungu wanjye ahubwo nubyitambikamo nawe urafungwa. N'uriya mugore nawe nabizanamo nawe arafungwa. Nukuvuga ngo niba utabyumva neza ubwo izindi nzego zirabikurikirana ngiye kubikurikirana ibindi biza. Mwibeshye kabisa ko uriya musore. Oya ntabwo nibeshye. Zatangira raporo. Musaza ngaza kumagara ejo kunisha umutwe nanjye kwikorera ku ifaranga koko. Waya amafaranga ndavamo kuko ndirekera he. Kambanda rafite imari. Ariko nibutsa kana. Ura Kambanda ndamwigarurira ndamubeshya ko mukunda. Imitungo yose birarangiyeho. Niyo gahunda kanze muvugisha. Mutesi sheri. Karame sheri. Urabizi ndagukunda pe. Yego. Nta nuzakuruta mu buzima bwanjye. Urakoze. Ariko nubwo twegereje ubukwe mfite ikibazo. Ikibazo kimeze gute se? Urabizi ko nta babyeyi ngira. Erega kuba utabafite ugomba kwihangana ahubwo akira mutameke. Nyine nibyo ariko shaho mute. Karame. Uzi gukora ubukwe nta mubyeyi wawe hari byibura ngo yambare ingofero. None se wumva wakora iki? Nashatse umubyeyi naramubuze. Reka nkubwire rero uzi ikintu tugomba gukora sheri. Ngomba kubwira papa akazagushakira umupapa ukuze akakubera umubyeyi. Urumva ko bizagenda neza sibyo? Bityo akaba ari uzambika ingofero nk'umubyeyi wanjye. Nkamwambika ingofero twishimye. Erega nawe ugomba kwiyakira. Oya ntiyakira se singufite. Urakoze. Ega aho papa tabaye niwe uzahaba. Umva nzakubera umubyeyi aho batabaye. Nzahaba kandi nzabigendamo neza pe. Urakoze cyane. Ahubwo se itariki y'ubukwe tuyishyire ryari? Mana we sheri none umva urebye ko ndi kumva mfite amashusho so ahubwo sizagera. Tubishyire hafi. Ntiwite kuko ukumbuye kubana nanjye cyangwa se kuba ufite amatsiko yo kubana nanjye ahubwo wite ku bushobozi buri mu rugo sibyo? Ubushobozi buri mu rugo se dore reka nkwereke uzi mama yifuza ubukwe kurenza uko ngiye mwifuza. Nukuvuga ngo yakemera akajya guhingira umuturage ariko akankorera ubukwe kandi bwiza. Ariko nawe banza ari ubwa mbere mugiye gukora ubukwe wanjye. Mu rugo n'ubwa mbere. Urumva iryo shema mama yaryitesha. Ibyo rwose. Akushereka akabenzi kararyoshye shaho. Wabyumvise? Cyane rwose. Ikindi kandi ntago kabiha turi kumwe. Birumvikana. Ngaho rero mbwira itariki y'ubukwe. Dore tuba dufite byinshi byo gutegura cyane cyane nko twegereje ubukwe bwacu. Waretse se tukabishyira ku nko mu kwa 10. Mu kwa 10. Ubwo se ku itariki zingahe? Nye nanjye mvuze ukwezi nawe uravuga itariki. Nge ndikumva no mu kwa 10 ari kera. Ni kera? Ahubwo twabishyira mu kwa 9. Mu kwa 9. Nta kibazo. Ku itariki zingahe? Wenda nka 15 cyangwa 17. 15 cyangwa 17. Okay ntacyo. Dushyire kuri zingahe? Kuri 17. Wow. Mbega byiza. Uwo munsi man sha azari umunsi w'amateka mu buzima bwanjye. Byihorere maze ndikumva naho ari kera. Oya reka tubishyire ku izo tariki nta kibazo. Ubu ningera mu rugo ndahita mbibwira mama atangire yitegure. Okay. Ndabwira na papa nyina gushakira uwo muntu. Cyane rwose ubwo kandi sigaye niyo kwandikisha iki? Invitation. Ahubwo tuzajya kwa kangahe? Ejo mu gitondo. Ejo?
nta kibazo nzaba mpari kandi mboneraho no gushimira nyine wakoze kuntekerezaho ukangurira aka kantu ntabwo nari ngaheruka. Oya si ngombwa gushima, izi zose aba ari inshingano zanjye. Wakoze. Wa mukasuye Uy. Ase nka bureri koko mu byukuri biriya bintu wankoreye buriya ni ibiki? nagukoreye ibintu bimeze gute se kandi? Nese nk'ubu iyo witora ukaza mu rugo ngo uje gusura Mutesi, buriya Mutesi ubundi hahise ubundi mwamenyanye Mutera Ariko Fabio urasetsa rwose, uzi ko buriya Mutesi nubwo yabyaye ndetse ni na mukuru wawe akurusha agaciro. oro wanjye akaye gaciro se? Nese njye ntabwo nagukundaga eri imyitwarire ufite niyo afite. Nese niyo myitwarire ngira mibi ku buryo wenda utankunda. Nta mukobwa uteye nkawe ndabona mu iki gihugu. Ukunda nibyo ariko no kubikontora nibyo. None se ubwiye umuntu ko umukunda akakubwira batagukunda ni gute utumva kandi uri umuntu? None se ubwo mu byukuri cyakora abantu jya mujya musetse. Kandi ikindi uracyari umwana, rega sinkeneye no gufungwa. Ubuza ndi umwana he? Kandi umwana he? Ikindi wansabye kuryama nawe, wansabye gukundana nawe. Ubwo rero ugaruye kuri uko byarangiye se ubundi ubigaruye ute? Yewe cyakora warambabaje ntiwabuze byose. Waruzi n'ibindi Fabio. Ndabona unaniwe bitewe n'amagambo ufite, sibyo? Ntabwo nakwakaza rwose uri kumbwira amagambo. Uzi icyo ngiye kukubwira, jya kuruhuka, uzagaruka mu kazi ejo wasize ubwenge ku gihe. Kandi ujye umbaza iteka icyunguka, umbaze niba uru rukweto turukora gutya, umbaze ngo uru rudodo rwinjiramo gute. Ntukongere kumbaza amafuti nkayo. Turi kujyana? Taha uzaze ejo. Aho wambaje urudodo ukuntu ujya mu rukweto, wowe wibereye mu mafuta adafite 12. So ndi kubwira se Fabio uri kunyumva? Nese ngenda byanyabye. Genda jya kuruhuka uzagaruke mu kazi waruhutse. Tafite ibigambo bihoze nk'ibyo ngibyo. Sawa. Ya. Ditese mwana. Ni sawa? Umeze ute ko utarero? Mani ngo guca tuvugana no mu rugo baranyirukanye nsigaye nebera inganje. Reka. None suje gukora icyo ubwo bakwirukanye de. None se kuri inshuti yanjye naje nyine ndeye ko ampereza icumi. Ngo icumi amafaranga urayafite ufite icyo uzanye hano? Cyareka nkubwire manu zikuri nige yanjye sibyo? Ntandi hantu amafaranga yanjye yashiriye nicyo kintu cyanatumye banyirukana. Noneho uje kunyishyuza ngetse ntacyo naguhaye. Ahubwo mbare kabiri ntakikubona mu maso yanjye. Mvira mu kabari vuba. None se ubwo nk'umuntu inshuti yanjye nawe nibyo ngibyo bakavuze bya. Nzakureza genda. Hano nuje gusaba icumi. Mbare kabiri. Rimwe kabiri ntakikubona mu maso yanjye. Basi nzajya nanagukoropera diya. Murahinduriye wereka no kunsakuriza. Icumbi kwa bya. Nta mafaranga uri kuza umutwe gusa umwicombi icumi. Ndavuze ngo sohoka hatagira n'umukiro gusangamo hano uri kuvuga ubugambo nk'ubu. Sha ubundi bambwiye ikibi cy'indaya. Ndunukira hano nta makwese. Tomu kagenda vuba. Ahe. Urabona ko arakajije ngo ni fisi kari kuza kandi ataho ngo turi inshuti se ngiye nta byanjye namuhaga. Ngiye nta kindi mfana n'abagabo cyangwa ubusore na amafaranga gusa nta kindi. None kari kuza kundataho ubwo ryo. Miriho. Bande bindaba mwiriwe. Urumve twana twanjye n'abarazurukunda. Karibu mujyana. Ni karibu iwacu. Murarugira intego mwese aho. Muraho neza. Muraho mujyana. Amahoro. Bamera fande we. Yego. Gasire kabase wakisende. Yitwa Mutwara Sibo. Nibyo da azariyobora. Yego. Ubona gafite morale.
ndabona kamaze gukura ni kwa mukarasibo rwose karakuze ariko rero none mwonsa ujye umutamika ikizigera cyose buriya bituma amashereka aba menshi yego banza unagatirishe kagira umuhubo gahite kasama yego yego yewe ndabona kuze none se ingingo zose warazikingije gahunda zo kwa muganga ndazubahiriza cyane umwana wa 12 nari kumubyara sinubahirize gahunda n'ubwo banari mfite aka none ubanza ari misago da atari kwicara yewe ari ubanye madame uziko ndibinde bayifungishije burundu ni byiza byarakemutse ubu nta kibazo urero nahize ngo ngapime sibyo ngapime turebe ko afite ibimenyetso by'imere kw'ibumoso nuko nguko ngurira turebe ko karimo gakura neza ubundi bakuramo akaboko bahereye hano ku buryo tukabona kose uyu muyaga ko kurakambura turebe kumureba ko ameze neza n'ijisho ntabwo bihagije umuntu arapima niko mukecuru ibyo ni byo kunshyirira ku mwana ariko urugo rwanjye gukima mwari rwikabije biba bimeze bite ega biri mu nshingano zacu inshingano zanyu urugo rwanjye abajyanama abaganga baki bose abajyana mu bundi baza mu rugo ngo mukecuru twumvikane ubundi urubyo byose by'abajyanama n'ibiki bijya kuri za ngo z'abakene z'abatindiyo ubundi ibyo mu rugo ntabwo bibaho kandi sinzongera no kubona sohoka ugende nagushaka umupimira umwana sohoka ugende ibyo ni iby'abatindi ntabwo ari ibyacu yaramutse nabi dafatse wakwigendera nta n'ikibazo ibyo ngibyo bituma umugore wanjye mumutekera nk'amagambo tugashwana twari twikundaniye mukamushyira nk'imyumvire ya nta kigenda bo ibintu ntabwo mbishaka rwose ntabwo mbishaka cyakora noneho ngaho komera ubundi kuki urugo rwanjye yewe nzagaruka ahangaha nzanye n'umuganga kuko urugo rwanjye gukimura urumenyera ariko urugo rwawe ni nk'izindi mugihe sohoka ugize kugira abana benshi urugo rwawe ntabwo nifuza nturumenyera sohoka kandi sinzongera kukubona n'undi munsi sohoka yewe nzakuzanira ubuyobozi genda sinifuza kuko ntugiye kuri kinani muri uno mudugudu rwose ntabwo bishoboka ubundi umugore uba wazanye abantu no kumbuka wite wirukanka ntuzagaruke kabisa ubundi umugore uba wazanye abantu bose ahangaha nta nazi yewe ibindi urugo rwanjye rwose bararuvogereye ntabwo ibi bintu nshobora gukomeza kubyakira